turabaramukije muraho mumeze mute abantu bo kuri Imuhira Internationale, abakunzi bacu, abakoze subscribe, abatarayikora, mutegereje iki? Turabaramukije ngo mugubwe neza. Abameze neza Imana ishimwe, abatameze neza nabo tubabwira ngo mwihangane, ejo bishobora kugenda neza. Oya, ejo bizagenda neza. Hanyuma uko mubizi, turi abantu bazana ibiganiro by'umuco wa Kinyamurenge, ndetse tuja kuri umuco wa Kinyamurenge, mbese niyo shingiro ya Imuhira Internationale. Tuvuga hejuru y'umuco wa Kinyamurenge, twibutsanya ibintu by'iwacu, indangagaciro za Kinyamurenge, mbese byarangaga umunyamurenge. Ni byo tuvuga, ndetse tuja kure y'ivyo bintu. Nkuko muri kubibona, dufite umushitsi, umutumirwa wacu Bishop. Turamwegereje ngo yegere hano kuri channel yacu. Mbere ko tugira ico tuganira, kubera ko ari umubishop, turatangizanya n'isengesho. Reka adusengere hanyuma tugira ico tubagezaho. Murakoze. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina ryawe Yesu, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye ku burinzi bwawe butangaje buhebuje. Turagushimiye yuko turi muri iki kiganiro, komeze ubane natwe mu biganiro byose tugirana, uri kumwe natwe kuko uri Imana yacu, natwe tukaba abantu bawe. Urakoze kutugirira neza muri byose, tubisabye Imana mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane Bishop, reka tumuhe ikaze hano ngo yegere tugiye kuganira. Ariko reka banza tumubaza amakuru ameze gute mu muhana, hameze gute hano Nairobi. Muri make amakuru asanzwe ni amahoro, murakomeye? Ya, murakoze cyane rwose. Abantu ba Imuhira turaho turakomeye. Naho amakuru yo muri Nairobi wenda ntayo namenya, nababwira yaho mvuye nabwo kuko akiri kare, habe nayo mu karere nturutsemo ntayo nabanzi. Nasize mu rugo ari amahoro, kandi naho navuye ntayandi makuru mabi batuviye, turi amahoro. Murakoze. Imana ishimwe ko ari amahoro. Hanyuma tugiye kuganira nkuko mubizi ubushize, niba ari uyu mwaka ushize sindi kwibuka, ariko ni mu minsi ishize, hano Imuhira Internationale muri Nairobi yari ifite igikorwa c'amarushanwa. Habaye amarushanwa yo mu ngero zose, mu bana, abadamu bakiri bato, n'abana bari hagati, n'abadamu. None uyu mwaka Imuhira Internationale muraduteganyiriza iki kubijanye n'amarushanwa? Mufite izihe ngamba? Uyu ni umwarimu, impamvu ndi kubaza gutya, ni mwarimu wa Imuhira Internationale, abafite ibintu byinshi yigisha hejuru y'umuco wa Kinyamurenge. Reka tubwire ibyo ari kuduteganyiriza mu minsi iri imbere, uko hari akabanga tubahishiye. Reka be nkatubwira ukuntu ibintu byifashe. Ya, murakoze cyane. Turabashimiye abantu ba Imuhira, turabashimiye cyane ku kiganiro mushaka kutubaza. Kuko mubivuze mu minsi yashize, koko twakoze amarushanwa, abana batoya, abana bakuru, twabakoresha amarushanwa ibijanye n'umuco, ndetse n'abagore batoya nabo twabakoresheje amarushanwa. N'ubu hari ibyo duteganya kongera kuzakora muri iyi minsi iri imbere, n'ubundi turabifite, tuzongera tubikore. Nubwo wenda hagenda habamwo rimwe na rimwe habonekamwo inzitizi, ariko n'ubundi hari ibyo duteganya kuzakora mu minsi iri imbere itari kera, muzabibona. Mu minsi iri imbere bizaza. Ariko ubushize habaye amarushanwa, dukora amarushanwa asa nkaho turi ko gukora ibintu tutize, ibintu duheruka
tukiri mu misozi y'iwacu kandi twahungiye mu bihugu by'abandi, dusa n'ababibagiwe ibintu bimwe na bimwe, dusa n'abataye bimwe na bimwe. Noneho mwama mutuzanira amarushanwa, mwama mudukoresha mutatwigishije. None se ubu nyine muri guteganya iki? Muzongera kandi mudukoresha amarushanwa nk'ukuntu mwadukoresheje ubushize? Ni ukuri ubushize twaratsinzwe cyane kubera ko twari tumaze iminsi twaribagiwe ibintu bimwe na bimwe kubera guhungira mu bihugu by'abandi. Muraduteganyiriza iki muri make? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza ariko gifite igisubizo. Mukuri nk'uko ubivuga, ntitubikorera yuko ubitubajije. Ni icyo duteganya, n'ibyo twapulaninze, turabanza dukora inyigisho. Ubu hariho amasomo twateguye, nuko nyine abantu bacu wenda bataza babiha agaciro cyane. Byarateguwe kuva mbere, na bwa bundi hari ibitabo byari byanditswe tubihereza abantu, tubingingira kubigura. N'ubu birahari, turabashishikariza ngo muze mubigure. Ariko noneho tugiye gushinga amasomo. Ubu tayari tugiye gutangirira muri Umoja tu hariya Inako, mu itorero riyobowe na Bishop John, mu itorero rya Harvest. Niho tuzabanziriza. Tugiye gutangira amasomo twigisha abantu, koko abantu baribagiwe, abandi ntibabizi. Abatabizi tuzabigisha, abibagiwe tuzabibutsa twibukiranye. Hariho amasomo menshi kandi ibyo tuzi bikeya tuzagerageza kubyigisha abantu kugira ngo tuzagere mu gihe cy'amarushanwa abantu bumva ibintu neza kandi basa n'ababikunze. Kandi ndizera yuko bazabikunda, barabishaka. Murakoze cyane. Ndumva ibintu bimeze neza. Hari amasomo abantu bakeneye kwiga rwose, abantu bari muri Umoja 3, abantu mbese bari Nairobi Umoja 2, mwitegure, hari amasomo. Njye mfite ikibazo, ayo masomo ubushize twari dufite igitabo pe, ariko igitabo ni kigari cyari kirimo ibintu zose. None se ubu nyine muzafata cya gitabo n'ubundi mico muzoreberaho kugira ngo abagifite bakomeze bagisome, cyangwa se bakigure bazaza bakizana ku ishuri? Muzibanda kuri kiriya gitabo cyangwa muri andeworo y'igitabo? Sinzi impamvu nayo mpoje ako kantu kugira ngo tumenye niba igitabo kigikenewe, kuko hari abantu bamwe babibitse batakibiha n'agaciro. Uragira icyo tubwira kuri kiriya gitabo ho bukeye? Ntabwo tuzaje inyuma y'igitabo, ariko igitabo ntikirimo byose. Iyo umuntu yanditse igitabo arandika nyine, akagira ibyo yandika, akagira n'ibindi bisigara. Rero ibintu by'umuco byose ntabwo biri muri kariya gatabo, ariko tuziga amasomo atandukanye. Wenda twige uburyo abantu babanaga mu bumwe, wenda twige uburyo abantu bakoraga amakwe, cyangwa ese kugira ngo abantu bubakane byagendaga gute? Ese kugira ngo umuryango usaba undi muryango umusabire umugeni byagendaga gute? Ese abantu bagabiranaga gute? Ese abantu bari batuye gute? Ese abantu bashakanaga gute? Ayo ni amasomo yose abantu bagenda biga, kandi yose siko ari mu gatabo. Abantu bari bafite imiturire imeze gute? Abantu bororaga gute? Abantu babagaho gute? Imibereho, uburyo abantu babanaga byari bimeze gute? Ese abantu batabaranaga gute? Ayo yose ni amasomo ajyanye n'umuco n'indangagaciro z'umuco wa kinyamurenge. Kandi ndizera yuko ntabwo tuzaje inyuma y'agatabo, ariko si uko agatabo karimo byose. Tuziga ibiri mu gatabo, twige n'ibindi, n'ubundi bumenyi rusange twumvanye ba sogokuru, kuko umuco wacu nta gitabo ufite kimwe cya referanse tureberaho, ahubwo tuvuga ibyo kuko twakuriye kuri ba data na ba sogokuru. Tuvuga ibyo ba sogokuru batubwiye, ibyo batweretse. Ese umuco wacu wigwaga gute? Ese umuco wacu wabayeho gute?
ni bande? Hari amasomo yahabaga wigisha, hari amashuri yahabaga abantu bigiramwo. ibyo byose nibyo tuzigisha. Urakoze cyane. noneho se amasomo ko agiye gutangira niki gisaba kugira ngo umuntu aze kwiga? Ni mbese icyangombwa iyo umuntu agiye gutangira ishuri urabubanza ukagenda ukabaza ese kino kigo ikibiranga niki, muransaba iki, nzambara iki n'ibyo. none se ayo mashuri hazaza bande? ni bande bazitabira? ni uruhe rugero mbese ruzitabira? niba ari abantu bose, niba ari abana tujuru, niba ari uruhe? mbese dushaka kumenya abazitabira n'igisabwa kugira ngo umuntu yitabire ayo masomo. Urakoze rwose, ubajije neza. Aya masomo icyambere kugira ngo abantu bazanabimenye ni uko amatorero azabitangaza, kuko niho tugira duhurira. nta masale polivalante tuba dufite duhurira mu nsengero zacu. icya kabiri gitoya nkosoraho gito, ntabwo tuzaba tugiye kwigisha abantu ba umoja tu, oya, ahubwo kariya karere kose ka umoja abantu bose bazitabira, baze bige. kandi abazaza kwiga ni bandi? ni urubyiruko, abahungu n'abakobwa, n'abagabo n'abagore, n'abo ngabo bazaza kwiga. kandi ibisabwa kugira baze kwiga ni ukuzana gusa, ni ukuba afite ikaye n'ikaramu, kuko tuzaba duhe twandika ibyo tuzaza tuvuga. ntabwo abantu bagomba kubifata mu mutwe gusa, bagomba no kubyandika bakabyibukiranyaho. ubwo rero nibyo bisabwa. naho kuvuga ngo bazaza bambaye gute, nta inifomu bazasabwa, ahubwo wenda no mu nyigisho zizigishwa hari uburyo abantu bo kwigisha, habe n'isomo ryo kwambara, uburyo abantu bazambara, uburyo abantu bakwiriye kwambara no mu muco usanzwe, uburyo abantu baba bakwiriye kwambara nabyo bo byigishwa. ariko nta inifomu muzasabwa, muzaza mwambaye, cyangwa ngo ibi bindi nibyo bisabwa gusa. ni ukwiperezanta ukaba uhari, kandi ukaba ufite icyo wandikaho n'icyo wandikisha, kuko ibintu byose utabifata mu mutwe. murakoze cyane. ndashaka kumenya se bizaza bikorwa sangapi? ni buri munsi se? ni rimwe mu cyumweru? ni kangahe mu kwezi? biratwara igihe kingana gute? ni ayahe masaha kugira ngo abantu bamenye ngo bazitabira amasaha yahe? hari abantu bafite abana bagomba kujyana ku ishuri, bagomba gucyura, muratugenera amasaha tugira ngo abantu babyore. murakoze cyane. wenda ntituragena amasaha nyayo, ariko mukuri muzabyumvira ejo bundi, muzabyumvira mu matangazo, muzatangarizwa. buri akarere tuzaza tujya gutangiriramo amasomo, tuzaba twavuganye amasaha abantu bazaziraho n'ayo barangirizaho. ibyo ntibibatera impungenge, bizaza binyuzwa mu matorero ari muri ako karere tuzaba tugiye gutangiriramo amasomo. bizoroha kandi mu buryo tuzakora amasomo ataremererera abantu, kugira ngo bazaboneke, bagire igihe cyiza cyo gutangira n'igihe cyiza cyo kurangiza, bamaze kujyana abana ku ishuri, babone n'igihe cyo kujya gukura abana mu mashuri. murakoze cyane. tugana ku musozo, ndashaka kubaza amarushanwa y'ubushize hari ibintu tutashimyemo. nizere ko mwafashe umwanya wo kureba ibintu bimwe bitagenze neza, none ntibikabe. baratubwira ko hari itandukaniro se hagati y'amarushanwa y'ubushize n'ay'ubu ngubu? kuba hari ibintu bitashimwe ntibzobura bidashimwa, kuko ababitegura turi abantu, n'abo tubihereza ni abantu. rero ntituri Imana ngo twokora ibintu byose. n'ijambo ry'Imana bamwe
Bibiliya yanditswe ihumetswe n'Imana mu mpumeko y'Imana, ariko bamwe hari ibyo bagayamwo nubwo bitari ibyo kugawa. Rero ibyo mbizeza byo mu kuri tugendereye ku byo abantu batangamwo ibitekerezo wenda bitaragenze neza, niba natwe koko hari ibyo twabonye bitagenze neza bizakosorwa. Ndizera yuko kandi buriya mumenye yuko cyari igikorwa gitangiye bwa mbere. Iyo abantu batanga igikorwa bwa mbere ticyaburamwo amakosa menshi, ayabaye ubwo nyine aba yabaye, ntitwayahakana yuko wenda hatabonetsemo utuntu tutagenda neza, ariko utwo ngutwo tuzakosorwa, bizagenda neza. Ndetse n'igihe bizakorwa ubwa gatatu bizarushaho kuba byiza kurusha ubu bwa kabiri. Igihe bizakorwa ubwa kane birushaho kuba byiza. Buri uko tuzaza tugenda etape pari etape, niko bizaza bigenda birushaho kwerekana ubwiza cyane, kandi niko tuzaza tugenda twunguka n'andi masomo n'abarimu bakomeye. Murakoze cyane. Ijambo nabwira abantu, tubanje kubashimira mwebwe abanyamakuru bayimuhira, tubanje kubashimira rwose muri iki kiganiro, dushimira n'abantu badukurikiye. Icyo nabwira abantu, umunsi muzumva amakuru aho aya masomo azatangirira, abazumvira itangazo aho aya masomo azatangirira, ndabasaba mbinginga kubw'imbabazi z'Imana, muze twibukiranye umuco wacu woye gucika. Kandi iyo umuco ucitse abantu baba bashizeho burundu, niko gushira kw'abantu. Ariko ndabasaba kugira ngo abazumva ayo matangazo, akarere muzumva dutangiriramo, abatuye ako karere, nyamuneka muzitegure muze tuganire, kandi bizaba bidufitiye umumaro twese, bizatugirira umumaro cyane. Hari ibyo bizatumarira, tuzaza tuva mu karere tuja mu kandi. Murakoze, Imana ibahereze umugisha, mugire amahoro y'Imana, mugire n'umuco wa kinyamurenge mwiza. Murakoze.